karere ka Musanze hadutse inzoga unywa bugacya imyuna. Magwingiri gusaza abagabo arega ibisindisha biri kugura makeya niyo yabona 300 yagenda akanywa za magwingi hano haruko. Bona abantu aho muri kabari kuntu bari gusinda bakagwasi bamwe bakararaho nyine magwingi ni mbese niki twabara nk'ikiyobya bwenge kuko ni inzoga nto wanywa amacupa abiri inzoga z'inkora bagwengera he hano harugara umuntu zikora batangaga inzoga ya 300 ya 500 guco biterwa nayo ufi jana mu devandist niyo inzoga muri 80 kumva ni mu karere ka Musanze hadutse inzoga unywa bugacya imyuna. Abatuye mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze bahangayikishijwe n'urugomo ruterwa n'inzoga y'inkorano yadutse yitwa magwingi inatera abayinyoye kuva imyuna, bagasaba inzego z'ubuyobozi ko zahagurukira icyo kibazo. Abaturage bemeza ko iyo nzoga yadutse isindisha birenze urugero, by'umwihariko ikaba ikomeje gutera ubwiyongere bw'urugomo ruri kugaragara muri Cyuve muri iyi minsi. Ni mu gihe kandi banavuga ko ikorwa mu majyani, isukari, kawa ndetse na pakimaya, ko umuntu yinjira mu kabari arimo nyuma y'iminota 30 agasohoka adandabirana. Igiteye inkeke aba baturage bo mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Gashangiro cyane muri santere ya Kabindi, bavuga ko magwingi uyinyweye abyuka ava amaraso mu mazuru. Umwe yagize ati magwingi hano ikomeje guteza ibibazo hano, kandi aho yengerwa muri iyi santere harazwi, ariko twibaza impamvu idacika. Umuntu iyo amaze kuyinywa arasakuza akanduranya, yagera mu rugo abana n'umugore bagahunga. Undi yagize ati usibye no kuba hano abagore turazwa ku nkeke, iyo abagabo bacu bamaze gusinda magwingi hari n'ababyuka ngo bagiye kuyisogongera bakirirwa bagaragurika. Igiteye agahinda ngo umugore wayihamije iyo ahuye n'umugabo wayisomye ntibatinya no gukora ibiteye isoni ku karubanda. Abanywa kuri izi nzoga biyemerera ko imaze kubabata, kwirirwa batayinyoye bisa n'ibidashoboka mu gihe nyamara ibibazo biterwa nayo bikomeje guteza inkeke. Niho abaturage bahera basaba ko ubuyobozi bwahagurukira iki kibazo, kuko abasinze iyi nzoga bakomeza kwiyongera ibibazo by'umutekano muke. Umuyobozi w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kayiranga Theobald yabwiye Imvaho Nshya ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti. Yagize ati inzoga z'inkorano muri iki gihe ni ikibazo natwe kuri ubu twahagurukiye. Ubu turimo gushakisha ahantu hose bivugwa ko zengerwa niyo rero bise magwingi ije biyongera ku zindi twagiye twumva tukazirwanya zikaba zarabaye amateka. Tugiye kuyirwanya nayo, kandi abaturage bamenye ko inzoga nka ziriya zangiza ubuzima. Ntabwo twari tuzi ko magwingi iba i Musanze. Ni kenshi abaturage bo mu karere ka Musanze basabwa guca ukubiri n'inzoga ziswe nzogejo, muhenyina, umuzefaniya n'izindi, bakibutswa ko n'izujuje ubuziranenge bagomba kuzinywa mu masaha ya nyuma y'akazi.